Ngiye kugaruka tubazaniye ijambo ry'Imana mwebwe mumaze iminsi mudukurikira twarabashimiye cyane twashimye ibikorwa mwakoze twashimye uko mwadukurikiye kandi twashimye yuko mwagiye mukora ibyo gukora niyo mpamvu twongeye kugaruka tubazaniye irindi jambo ry'Imana ariko nagira ngo ijambo ry'Imana tubazaniye muri kurikirane neza icyambere nuko turi burisome mwumva amagambo arivamo mwumve icyo mwakurikiza mwumve ukuri kurimo mwumve umwijima urimo mwumve kugarukira Uwiteka icyo bimaze mwumve yuko tugomba kwimika icyo ari cyo tugomba kwimika Yesu nk'umukiza nk'umwami w'umukiza nk'abamwizeye kandi tugomba kugarukira Uwiteka mu bihe tugezemo kandi cyongeye mbazana ijambo rivuga ku bantu b'abanyabwenge kandi rigongera rikagaruka no kumwijima n'isi yazanye iby'umwijima iyo ni Satani bavuga ariko nagira ngo mwana w'umuntu mwana w'Imana ugarukire rwose ugarukira aho ngaho twizere Imana nk'uko byahoze twizere Imana tugarukira Imana mu buryo butandukanye niyo mpamvu nagira ngo ntangire dusenga dushima Imana yuko twongeye kubazanira ubutumwa bwiza tukiriho benshi bavuye mu mubiri ariko twe turacyahumeka benshi baratambutse benshi bahitanywe n'impanuka ariko uracyariho benshi bagiye bava mu mubiri benshi bagiye barwara indwara zitandukanye benshi bagiye bajya kwa muganga bagakira ni washima Imana benshi barasengewe barakira kandi nawe ubwawe warisengeye urakira ni ku mbaraga z'Imana niyo mpamvu mbazaniye ijambo rivuga ku bantu b'abanyabyaha rivuga ku bantu bavura imitima bayica hejuru ijambo ry'Imana riri mu Yeremiya ibice 8 tugahera ku murongo wa 7 haravuga ngo ni ukuri igishonda abagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka uyu n'umurongo wa 7 dusomye ariko nagira ngo tujyane no ku murongo wa 8 no haravuga ngo mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe namwe ariko dore ikaramu yaje ibeshya iyahindura ibinyoma ayo ni amategeko y'Imana bari kuvuga ngo ikaramu yaje ibeshya iyahindura ibinyoma niyo mpamvu nagira ngo mukurikire ijambo ry'Imana mu buryo turi buvuge mu ijambo turi busohore mu kanwa ni ijambo rikomeye iri ni ijambo ryaturutse mu kanwa k'Imana ryahumetswe n'Imana iri ni ijambo ribasha kuba ryakumenyekanisha ko Satani yazanye ikaramu mu isi yazanye ikaramu ibeshya iyo ni Satani bari kuvuga iyi ni ikaramu yaje mu isi ibeshya hano iri kutubeshya ngo dukurikire ibidakurikirwa iri kutubeshya ishaka kudutagihonomo ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko iyi karamu yaje ibeshya niyo mpamvu tugomba kuyiyaka tukiyaka ikaramu itubeshya tukiyaka ikaramu y'umwijima tukajya mu ikaramu y'umucyo iri jambo ni ijambo ry'Imana ryavuye mu kanwa kayo niyo mpamvu bavuga ngo njye naza nkakubwira ikintu ariko wowe wagifata nkaho atari cyo njye naza nkakubwira ukavuga ko ndi kubeshya ariko iyi ni Bibiliya yahumetswe mu kanwa k'Uwiteka ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana nigo ribasha kurema ibintu bikabaho ijambo ry'Imana rirakora kandi rikora mu buryo butandukanye ijambo ry'Imana niyo mpamvu riri kutubwira gushishikarira ijambo ry'Imana riri kutunenga bikatugereranya n'ibisiga byo mu birere bikatugereranya n'inuma z'intungura bikatugereranya n'ibishonda abagabo kuko ngo bikurikiza igihe cyabyo yemwe bikagererana n'amategeko yabyo ariko nagira ngo hasi haratubwira ngo ariko Uwiteka aravuga ngo abantu banje niremeye ntago bari gukurikiza amategeko y'Uwiteka niyo mpamvu ndi kubabwira muntu dukurikiye muntu w'Imana ntago twagakwiye kugereranywa n'ibisiga byo mu birere ntago twagakwiye kugereranywa n'intashya zo mu birere bari kuvuga ngo byitondera amategeko yabyo kandi yemwe byitondera amategeko yabyo yo kwimuka kandi bikamenya n'ibihe byabo ariko ngo twebweho abana Uwiteka yiremeye ntago tuzi amategeko y'Uwiteka ushobora kwibaza se amategeko y'Uwiteka ameze ute amategeko y'Uwiteka bimeze gute ariko hasi haratubwira ngo yewe haje ikaramu ibeshya ivuga ibinyoma amategeko y'Uwiteka yaje iyo karamu yaje yahindura nk'ibintu bitabaho yaje ibeshya
ihindura amategeko y'Uwiteka. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko aya mategeko y'Uwiteka bari kuvuga ni ukuva mu byaha, ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza, ni ukumwemera kuko ni urugero ngiye kuba nk'ubu ni urugero. Iyo bwije tukaryama tukajya mu buriri turasinzira tukanahunikira, ariko Uwiteka niwe abasha kuturasira. Iyo bukeye tukabyuka izuba rikatumurikira umucyo tukawubona, wavuga ko uva he muntu w'Imana? Niyo mpamvu ni kukubwira ngo uyu mucyo ni umucyo wo kuturasira, ni umucyo wo kuvuga ukaturasira, kuko umwijima, iyi karamu y'umwijima ntabwo wagenda mu mwijima ngo ubashe kugira aho uva naho ugera. Iyi karamu y'umwijima bari kutubwira ni ikaramu yo kugendera mu byaha, kugira umutima wanduye, kugenda uvuga ngo Yesu nagabaho, ngo Yesu nabitangaza akora. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu ariho kandi niwe aturasira. Iyo bukeye akaturasira ntabwo tuba twahunikiye. Yewe wavuga ko wabyuwe n'uyu mwuka uhumeka, ntabwo wavuga ko wawuguze. Cyakoze yaba wari ufite ahantu ugurira ukavuga ko uyu mwuka uhumeka ubugura, niho wakavuze ngo yewe, niho wakavuze ngo ese isi Yesu akora ibitangaza. Ubutaka unagendaho bwonyine wakibaza ngo warabuguze, nubwo tugenda tukavuga ngo turabuguze, turabugura, twahindukirwa tukabuhambwamo. Ntabwo rero niyo mpamvu babwira ngo niyo mpamvu tugomba gukurikira umucyo. Ntabwo Uwiteka agombye kutugereranya n'ibisiga, ntabwo Uwiteka yatugombye kutugereranya n'ibintu byo mu kirere biguruka. Ari kutubwira ngo nidukurikire inzira ye, tumwemere. Hasi gato dukomeje ku murongo wa 8 ariko jambo nagira ngo nongere nsubiremo. Haravuga ngo mwavuga mute turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe, ariko dore ikaramu yaje iyahindura ibinyoma. Niyo mpamvu rero iyi karamu yahindura ibinyoma amategeko y'Uwiteka, niyo mpamvu iyi karamu mugomba kuyiyaka. Hasi ku murongo wa 9 hakavuga ngo abanyabwenge baramwawe, yewe hakongera hagakurikiraho hakavuga ngo barashobewe kandi barafashwe, dore banze ijambo y'Uwiteka. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwira ngo hasi ari gukomeza akatubwira ngo dore abanyabwenge baramwawe, dore abanyabwenge bakozwe n'isoni. Ariko nagira ngo mbabwire ukuri ko iri ni ijambo ry'Imana tugomba kubahiriza, iri ni ijambo ry'Imana tugomba gukurikiza. Ubwenge bari kuvuga ntabwo ari ubwenge bwo kuba warize ukarangiza. Ubwenge bari kuvuga ntabwo ari ubwenge bundi, ni ubwenge bwo kugarukira Yesu n'umwami n'umukiza, ni ubwenge bwo kwemera ko Yesu yaje ku isi akatwitangira, ni ubwenge bwo gusenga Imana tukamwambaza, ukareka kwambaza ibigirwamana, ukareka kwambaza izo mana zawe wimitse imbere yawe, wimitse inda kandi nta kimaze, imbere yawe wimitse ibintu bidafite umumaro, imbere yawe wimitse amadayimoni, imbere yawe wimitse ibyaha, wimitse ubusambanyi, wimitse kuvuga nabi. Ariko nagira ngo mbwize ukuri ko Bibiliya iri kutugereranya ngo nta bwenge dufite, iri kutubwira ngo mwavuga mute muri abanyabwenge. Hasi agakomeza ngo ubwenge bwanyu ni bwenge kise. Kubera iki? Kubera ntabwo turi gukurikiza ijambo ry'Uwiteka, kandi bakagunoza bakatubwira ngo abanyabwenge barafashwe kandi baramwawe. None kugeza mu ibihe bya Covid tugezemo, abanyabwenge baricaye hasi barashaka, baravuga ngo twashaka umuti wa Covid. Ariko nagira ngo mbabwire ukuri ko reba igihe tugezemo na n'ubu ntabwo uraboneka. Niyo mpamvu Imana ibi bintu niyo yabasha kubikuraho, iyi Imana niyo twayegera, ibi bintu ikatuha inama y'ukuntu byavaho. Ariko nagira ngo mbabwire Imana iri kutunenga ngo ubwenge bwacu ni bwenge ki? Tutemeza amate, tutemera Imana, tutemera ko Imana ibaho, tutemera kuva na kera ibyorezo byabagaho. Yewe hari naho yategekaga Mose akavuga ati kora iki, ibiceri bigatera igihugu, akavuga ati kora iki, umwijima ukagaba igihugu. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko dukurikiye Uwiteka, tukemeza imbaraga ze, tukemera ubuntu bwe, tukemera akagira neza, tugakurikirizaho umusaraba, ibyo tukabyanga tukajya kure. Niyo mpamvu Imana yakora ibyo ibasha gukora. Ariko ibihe tugezemo ndabashishikariza kutunga ubwenge bw'Imana, kugarukira Imana, kuko iri kutunenga ngo ubwenge bwacu ni bwenge kise. Twakagombye kwimika, bivuze ngo tutemeye Uwiteka nta bwenge dufite.
kandi niko binameze. Tugomba gukurikira Imana tukemera ubwenge bwayo, kuko twebwe ntabwo turi abanyabwenge. Yaraturemye yewe idushyira ku isi, yewe iduha n'ubwisanzure bufatika. Ariko nagira ngo mbabwire ukuri ko kuduha ubwisanzure bufatika ntabwo ari ukuduha ubwisanzure ngo twumve ko Uwiteka atabaho, twumve ko Yesu ataje mu isi ngo twitangire, twumve ko atamenywe amaraso, twumve ko twakagombye kwimika ibigirwamana dusenga, twumve ko twahamagaza ibirori hariya yemwe abantu bakajyamo bambaye ubusa bari kuvuza induru ngo bari bafite ibintu ngo barimo. Oya, tugarukire Uwiteka, ubundi imitima ikezwa, tukagarukira Uwiteka akatwezesha amaraso ye nk'uko Bibiliya bivuga. Kandi nagira ngo mbabwire ko iyi Mana tugomba kwiringira. Ubundi umucyo ni ikintu cyiza. Ntabwo wabasha kugenda mu mwijima, ntabwo wavana gukora urugendo rwa metero 5 uri mu mwijima. Yewe ibintu by'isi bidushushanyiriza n'iby'ijuru. Ntabwo wagenda mu nzu ari mu mwijima ngo bikunde, ntabwo warara ahantu hatabona ngo bikunde. Yewe n'impamvu mugasinzira ukaba wanazimya nayo matara ni ukugira ngo ubashe kuburyo wanasinzira. Nta rugendo wafata ntaki, nuko naho ngaho uri niyo mpamvu igamba. Ariko nagira ngo mbabwire kuri ko Uwiteka atatubereye maso wabyo kugasanga wanapfuye. Niyo mpamvu uyu mwuka duhumeka yemwe ntabwo ugurwa mu nganda, nta wawukura keretse Yesu wenyine yaduhumekeye nk'umwuka we. Niyo mpamvu tugomba kumukurikira tukemeza ukuri kwe, tukemeza inzira ye tukayemeza nk'uko Bibiliya bihamya. Kandi na Yesu yabivuze ukuri ko ngati gukurikira Uwiteka yewe niyo nzira nziza. Ntabwo wakurikira ya Satani, ntabwo wagenda uvuga ibya Satani, ntabwo wakurikira ibintu bidafite umumaro, ntabwo wajya mu bapfumu, ntabwo wajya mu barozi ngo uri mu nzira nziza, ntabwo wagenda uhakana ngo Yesu nabaho, ntabwo wagenda uvuga ngo twimike ibigirwamana dusenge. Satani ajya kubeshya ngarakurinze arakurinda kakanya se kurindishije iki? Akurindishije se uwuhe mucyo kandi uri kugenda mu mwijima? Kandi iyo karabu bari kutubwira yaje ibeshyize, kuki bayikuye mu ijuru bakayijugunya ku isi? Nuko yari mu mwijima. Nubwo yewe baravuze ngo genda wasi ubonye ishyano kuko gwiriwe n'umwanzi. Ariko nagira ngo mbabwire ukuri ko imfunguzo zifite Yesu wenyine. Ngo yewe yageze ikuzimu ngahita akingurira abera ahantu bari bakingiranye. Imfunguzo yazamuye Satani, ubwo butware bwo Satani akubeshya ngo arabufite ntabwo afite, ni hanyuma ya zero. Nagira ngo mbabwire ngo inzira y'Uwiteka niyo yo kugaruka, gufata ubwenge bw'Uwiteka, kugarukira Uwiteka. Yego ubwenge turabufite, ariko iri kutubwira ngo tutemeza ibyo umwuka dusaba nta bwenge dufite. Tubwenge bwacu ni bwenge kise. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mushishikarire Uwiteka kandi mukurikize inzira ye nk'uko yidusaba. DJ nshyira hako karirimbo nkaririmba tunasoza, mvuga ibintu byo gusoza, twinjira mu mwanya wo gusoza, ariko mbabwira ngo mukurikire Uwiteka. Haleluya. Kristo nishimwe. Giti nambari gashira nigihe gitumura gacyawa. Haleluya. Bikutwe wanjye muri rubavu rwa Yesu nkunda. Ijuru ntihazagira ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Ijuru ntihazagira ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Haleluya. N'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito, ndirira kenshi muri isi ndimo. haleluya. Ariko ntarabona Yesu azaba ari igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. haleluya. Azaba ari igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuruho,
haleluya ngo tuzi ko mu ijuru haleluya hataba umwijima. Ntago mu ijuru higeze haba umwijima kuva na kera. Nubwo Satani bamujugunye ku isi ariko ntago yigeze haba umwijima. Haleluya ngo haba umucyo ibihe byose. Niyo mpamvu tugomba kwiringira Uwiteka, kuko nubwo ari mu ijuru ariko ashaka ko tugendera mu nzira y'umucyo tutayobagurika ngo tujye mu nzira y'umwijima. Haleluya, uyu muririmbyi aririmbiye neza cyane ngo ntago mu ijuru hazagerayo ibyaha. Wapi, inkozi z'ibibi ntago zizagerayo, abanzi ubwiza bw'Imana ntago bazagerayo, abadakurikira umucyo w'Uwiteka ntago bazagera mu iryo juru. Ijuru tujyamo ni iry'umucyo ntago ari iry'umwijima. Niyo mpamvu niyo turi mu isi tugomba kugendera mu isi y'umucyo, kandi ko isi y'umucyo ni isi nziza cyane. Haleluya, kugenda utishinza, kugenda umutima wawe wumva utunganye, wemera Umwami n'Umukiza ni ibintu byiza cyane. Nagira ngo mbabwire ngo uyu muririmbyi turi Kristo nushimwe. Niyo mpamvu ngo mu ijuru nta byaha bizagerayo, yewe niyo mpamvu tugomba kwiringira Uwiteka. Abadukurikiye mwese niyo mpamvu mugomba guhindukira Uwiteka. Niyo mpamvu ubu butumwa mugenda mubukurikiza, yewe munagira ahantu mubuvana mugira aho mubugeza, mukora amasheya bugenda bugera ku bantu batandukanye. Muraba mudufashije mu kubwiriza, muraba mudufashije mu gutanga ubutumwa. Niyo mpamvu tugomba muhindukirira Uwiteka, tugendera inzira y'umucyo. Niko Bibiliya kutubwira yo kutwita abantu batagira ubwenge. Niyo mpamvu ngo abanyabwenge baramwawe kuko batemera ijambo ry'Imana. Niyo mugarukira Uwiteka, ni ijambo ry'Imana ryavuye mu kanwa kayo. Twiringire Uwiteka, tumenye ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ngo mu ijuru aho turi kujya ngo ntago hazagera, nta curaburindi rihari. Hari umucyo, hari ukurabagirana, hari umucyo. Niyo mpamvu tugomba kwiringira uyu mucyo turi kuvugaho. Niyo mpamvu tugomba gukurikira uyu mucyo turi kuvuga. Nagira ngo nsoza. Niyo mpamvu nagira ngo nsoza mubashe ndikubashishikariza ubutumwa kubutanga. Muraba mudufashije mu bintu, muraba mudufashije gutanga ivuga butumwa, muraba mudufashije kubwiriza. Haleluya, mugomeze. Yesu, mwebwe mudukurikiye, Imana igomye ibaho umugisha, mugomye kudukurikirana kandi murushaho gutanga ubutumwa. Muraba mukoze n'Imana kandi izabibahembera. Muraba mugize neza cyane kuko muraba mugaragaje umutima w'urukundo imbere y'Imana. Wowe wabikora, Imana hari igitangaza yakora, kuko wabuyigaragarije ko hari icyo ukoze. Imana ikabasha ikamanuka igakora ibyananiranye, igakora ibyo utabasha gutekereza, ikaguhindura uwo mutima. Niyo mpamvu nagira ngo nsoza dusenga ko Imana yabanye natwe, mwe mwadukurikiranye, mwakoze, Imana ibaho umugisha. Kandi nukuri imigisha y'Imana ibomba, kuko muri abantu beza cyane, muri abantu dushimiye, kuko ibikorwa muri gukora ni ibikorwa byiza cyane. Imana igomye ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri waturinze, watubereye maso, kandi Kristo ugomye gukora ibifatika, kuko uri Imana ifatika. Ntabwo uri Imana iciriritse, ntabwo uri Imana iri hasi, uri Imana yisumbuye, kandi uri Imana iri hejuru ya byose. Nushimwe nuhimbazwe Kristo. Nukuri nuhumugisha abantu bawe, nugomye Kristo kubagura, ubakundishe ijambo ryawe kandi bakugarukira, kuko uri Imana ibishoboye. Mu izina rya Yesu Kristo, nukuri nubagurira umucyo wawe, nubakura mu icuraburindi, kuko uri Imana hakura. Haleluya, bo ntabwo babasha kuyikura, kuko Satani nubwo ari ku isi ariko afite imbaraga zo kuturwanya. Wowe utatubereye maso ngo turwanire, utwitangire nubwo watwitangiye, utwohereza ingabo zidukura mu ibyo bintu Satani yatujyanyemo, utwohereza ingabo zidukura mu iryo sayo, utwohereza ingabo zitubashisha gutandukanya ikibi. Niyo mpamvu dusenza Kristo. Nukuri izi mbaraga zitanga ku bantu bawe Kristo, zitanga ku bantu bawe bagira aho bava, nubahindura imitima bamenye ko ari wowe Imana ushoboye byose. Gomeza kutugirira neza, ugomeze kubagirira neza, none iteka ryose. Turakoze, amen.